turakomeje n'ibishaka Theogene ati abantu bikubita hasi bakagwa nta mwuka ubarimo, ahubwo biragaragara ko ari system yo kugira ngo abantu baza ari benshi bibonere icyo kurya. Imana rero ibabare mwe n'abantu, reka tubaze n'ibishaka Theogene, ni izihe mbaraga ki urimo urakoresha muri iki kugira ngo urwanye uwo mwuka mubi wadutse muri mwe n'abantu ba bishop, mwe n'abantu b'abahanuzi, mwe n'abantu b'abanyabikatangaza? Turashaka utubwire ni izihe mbaraga ki umuntu yakoze kugira ngo arwanye uwo mwuka mubi wadutse. Uriya mwuka ufite imbaraga, wubatswe n'ibitambo, kandi twebwe duhabwa umwuka wera w'Imana nta bitambo twatanze. Uriya niyo uri gusengera umuntu ufite abadayimoni ariko baramutanze, yaratambweho ibitambo, biragora. Ziriya myuka mubona iri gutuma abantu binyarira bakaruka bakata ibitabapfu, aba ari imyuka y'ingurano y'ibitambo n'ibi. Baba baratanze ikofi kugira ngo bayibone, ntago bayitangira ubuntu. Rero bene kuyizana nibo bazayisenya, cyane ko nge ntanahanganye nayo. Reka aho tuwarenge bifitiye inyungu bene byo babikora, ariko se noneho ababikorerwabo nize nama twabagira. None se igihe twabivugiye ntago bumva. Niba rero nge ntekereza ko hari babanza kubacurika bakabatwara ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo babakoreshe icyo bashaka. Igihe twahereye tubiririmba, tubivuga, tubicuranga, ntago baba babibona. Ntibibera ku mbuga nkoranyambaga sari banga riba rihari. Ni ibintu ababikorerwa nyine nibagumye babikorerwe kuko nabo ntibumva. Kuko iyo bumva ntibakagombye kuba bajyayo. Nabonye hari n'abadukanye gufata ubugabo, mufite ibibazo. Urakoze cyane ko murakuri ati nabonye hari n'abadutse gufata ubugabo bakabukanda. Ibyo nabyo bireze ni imbaraga, zira mbaraga zo gufata ubugabo bakabukanda. Ega murahanganye abapastori, mwemere ko muhanganye. Abakozi b'Imana mwemere ko muhanganye. Ntago mukiri muri systeme yo kubaka umurimo w'Imana, gahunda no kubaka amazina yanyu, kandi mwene ibi ntibiramba. Ibi bisaza nk'umwambaro. None se buriya kukanda kuriya imbaraga nizaza ziri mu kaboko, nizaza zirimo gukura imyuka mihara mu bugabo kugira ngo umuntu yongere muzima? Ntago mbizi bakanda, sinari mari nanjye nabibonye kuri iyi mihanda yanyu. Tubona abantu bajya gusengera abantu ugasanga barabakanda mu mutwe, bakanda amabere, barabakanda mu nda, barabakanda amaguru. Kuki hariyeho badashobora kuwakanda ngo badayimoni bagende? Banza baragiye, ahubwo muzambarize baragiye. Tujemereka aho tuhave ariko nasomye ijambo ryambwira ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Niko nasomye kuri Bibiliya mu gihe cyashize, ariko izo ntago nkibonaho. Ariko reka mbaze n'ibishaka nk'umuhanuzi, nk'umuntu ukorera Imana, iyo turebye muri iki gihe koko abiki gihe baracyakeneye ijambo ry'Imana cyangwa bararihaza? Iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibindi byose byarumviswe. Abarikeneye naba baribitse mu mitima, bararizigamye. Ahubwo abantu bakeneye ibitangaza. Usigaye urabona hari umuntu ushishikajwe no kumva ijambo ry'Imana se? Ntawe. Ni kiri biranduye, kirihiritse ku musaraba, biranagana. Niba ari ibiki ntubimbaze, ngwino zana isaka wawe, ibindi se n'ibiki.
hari urusengero ukijyamo ukabona bafashe umwanya ni uguhimbaza, bakabyina ibisirimba, isereri ikabafata, muzunga yaza ngo umva uko ivuze, nuko bagataha bari mu kinyanga Imana yavuganye nabo. Ijambo ry'Imana ze ninde ugishishikajwe naryo? Dawidi niwe wabivuze neza, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Abaribitse bararibitse, ubwo nyine abatararibitse nyine muzagwa hasi mpaka Yesu aje. Umuntu waba abitse ijambo ry'Imana muri wese afite umwuka wera w'Imana muri we akikubita hasi n'uwahe. Abantu bagenda n'ubundi bararangiye. Ngewe hari aho nagiye Kimironko, hari iruhande rw'umurenge, barahuha biranga. Pasiteri ntazi, sinzi nuko yitwa n'amazina ye sinayakeneye, hatuka protokole ngo ariko nk'aba ngo babinjirana muri hehe. Ese ni abantu bose bagwa? Babyandike muri commentaire. Ntabwo ari abantu bose mugusha n'ubundi abari basanzwe bubakiye kuri za karande, intege nke, bafite ya myuka y'abarangi n'iy'abadayimoni bisanzwe. Umuhanga azaza ngushe. Tugaruke kubagwa nubwo naharenze, ariko se kumbona inshuro nyinshi hagwa abagore abagabo ntibagwe. Buriya byo nuko abagore abanyantege nkeya cyangwa nuko abagabo batajya fatwa n'iyo myuka? Ariko umuntu w'umugabo kugira ngo uzajye rega umugabo buriya yaba asenga yaba atanasenga, ikintu cyakugora kikaguhenda ni ugukoresha umugabo ibyo wishakiye. Nicyo kintu. Rega abagore n'abanyantege, ariko hari n'ibigabo mbona bigwada nk'umutumba w'isi ukajya kumukona no hasi ngo vuto kibazo uyu. Ariko mwari mukwiriye kubabarira abantu, mucuruje abantu, mwari mukwiriye kugezaho mwaba pastori mwe. Haruherutse gutera kamera ngo ariko Theogene uyu nibishaka Theogene namwiyamye guhanura. Ibaze Muzee salama, twikomereze, mufite ibibazo kubera iki? Ubuziyonza ubiyonza mvuga ni no kuri kose jeti wa irano somo vuzeti irizo nduwiteka gicakire. Ubu mbese udutute twanyu mba ntanaryama, uzaze utubwirize. Uzi ko hari aho ujya utakitangisha ntibazongere kuguhamagara. Ukajya ku rusengero bagutumiye nk'umukozi w'Imana, ariko wava utitangishije na nimero yawe bakayisiba. Keba nayo batumishi. Tugaruke ku bigendanye n'umwuka wera cyangwa se umwuka w'Imana. Ujya usanga bamwe bashunge amatorero cyangwa se bayoboye insengero benshi usanga bavuga ngo umwuka ugengwa na nyirawo. Ndashaka kukubaza aka kabazo k'amatsiko, ese nyir'umwuka n'uhawe cyangwa se nyir'umwuka n'utanze? Sobanura abaduteze amatwi nabo bamenye ngo mbese niba pastor wanjye ambwiye ngo umwuka agengwa na nyirawo, tandukanya, ese nyir'umwuka n'uhawe cyangwa se nyir'umwuka n'uwawutanze? Nyir'umwuka n'uwawutanze. Izo uwawuhawe, ubu nkuhaye ikintu hano ntago nakivumbura nkakubwira nimereza ibyanjye. Nyir'umwuka n'uwawutanze, ahubwo wawuhawe n'uwubitse. None kuki turimo turabwirwa ngo mureke guhanura? Ese ushobora kwikuramo guhanura kandi ubuhanuzi bwaje bigakunda? Arega hari ibintu muri kwitiranya. Murafata ubuzima bwa Antikristo. Iyi ni intambara y'umwuka. Sinzi igihe abantu bazafungikira amaso bahumuke barebe.
intambara y'umwuka wera. Antikristo agomba guhangana na Kristo. Intambara rero nta handi igomba gutangirira, ni mu mwuka. None se ucecekesha umwuka wera? Ntabwo umwuka wa Antikristo ucecekesha umwuka wera wa Kristo ngo bikunde. Umwuka wa Kristo niwo wonyine wemerewe gucecekesha umwuka wa Antikristo. Niyo mpamvu rero hazamo n'ingumi, hakazamo n'imigeri, abantu bakajya no gucisha bagatanga n'ibiguzi. Hari ikindi? Imana igumugisha abantu bajya gucisha, ariko buriya impamvu bajya gucisha ntabwo mbizi, nimba ko ngo bamenyekane cyangwa se nimba ibintu birimo indonke ikomeye ku buryo yemera agatanga ubutunzi bwe akajya kugura imbaraga kugira ngo arusheho kwamamara cyane. Mwene uyu muntu ujya kugura izo mbaraga, mwene uyu muntu ujya kugura iyo myuka mbi akayizana akayikoresha, ndagira ngo usobanurire abantu, uyu muntu ashobora gutsindwa n'ijambo ry'Imana nyuma akihana akaba azajya mu ijuru, cyangwa se biba byararangiye? Aya, hari abo biba bitararangira, hari abo imitima yabo yabaye akahebwe. Imana yaciye ku ngoma bibiharamagara biri aho, yicecekeye irabyorera. Ariko umunyabugingo we niyo abyijanditsemo ntagatindamo. Dufite ibyiringiro ko abo Imana yasezeranije ubugingo, kuko Bibiliya avuga ngo umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntabwo azarambarara, azabyutswa n'Uwiteka. Rero Imana ijya ibageraho, ntabwo biba birarangira, ariko barahari imitima yabo yabaye akahebwe, babaye ibivume, babaye ibicamuke, Imana yajugunye irabyihorera. Nibishaka ati hari abawe ibicumuke Imana yajugunye, abo ngabo reka tuvuge amagambo make ko nta bugingo bateze, kuko bamaje kurenga umusaraba. Reka tuhave tugaruke mu buzima bwa Nibishaka Theogene. Biravugwa hano hanze, ganiriza abantu. Hari abazi neza ngo Nibishaka Theogene ni umuhanuzi w'Uwiteka, ariko kandi afite abagore babiri. Nibishaka nibyo koko? Neza wowe ko bagabanije bagwaye ruswa. Ubwo ngiye mvuze ibyo numvise ko ufite abagore babiri kandi batungiye mu nzu imwe. Nyine ko bagabanije. None se hano uri ni kwande? Ubwo abandi baravuga ibindi, ngiye mvuze ibyo numvishije. Hano uri ni kwande? Ahubwo abagore kuki bataje kunsuhuza? Hakagombye kubahamagara nyine mu mazina yabo. Imana ishimwe. Nibishaka ati ahuri ni kwande Bishaka twagiye, ariko kandi nkanjye nk'umunyamakuru nta mugore nigize mbona anyakira. Uretse n'umugore se zenguruka ibyumbure kubona na kamambiri cyangwa igitenge. None ababivuga babikura he? Ni akazi kabo, kandi niba mbafite ndamaze. Hari uwo njya gufunguriza, njya kwa karasiyo ngo abagore bananiye. Muzane n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa 10. Ko numva muri wo mwisakurisha, ubwo muri babiri mu nshinja hasigaye 5. Ko Bibiliya ivuga 7, kandi nabo bakitungirwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko bakitirirwa izina ryanjye. Ikibazo mufite kiriye, mureke ibyahanuwe bisohora. Abagore 7 bazajya ku mugabo umwe, bamubwire ngo tuzitunga twiyambike, ariko twitirirwe izina ryawe. Mbonero kubwira abagore rero ko ufite umugabo umwe, madame, kora vuba uve mu nzira, inyuma yawe hasigaye 6. Gira vuba, onka vuba, ibintu byarahindutse, ariko Uwiteka azabikurinde mu izina rya Yesu. Njye namenyereye uruvugo, imihari yo kuri iyi mihanda turaziranye. Nibishaka ati imihari, ni imihari, ati imihari umuzima ufite ubwenge, ufite umuryango atunze wo kujya kwirirwa agenzura ingo z'abandi n'ibyaha ku bana. Nizi nzererezi zo kuri iyi mihanda.
nta muntu muzima wishyura mituweli, wishyura inzu, uhangayikishijwe na minerivare, ugomba gutanga rasiyo saa sita na nimugoroba, ushobora kuza kuri iyi mihanda kubweja uravuga ubusa. Aba rero ndabamenyere. Hari umugore se wasanze hano cyangwa uru ni urugo rubi rutabamo abagore? Genda nabiyana aho bigeze bikomeye. Nibishaka Imana igumugisha usobanuye neza, ariko uravuga uti ndanabiyamye. Ariko tugaruke kwa Nibishaka Theogene. Iyo abantu bakuvuga ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati Theogene ibi nibi, Theogene dusobanurire, wowe ubyifatamo ute nk'umuntu uri mu rugamba? Ubyifatamo ute iyo umva hirya no hino bakuvuga ibitari byo? N'iki wakora? Ubyifatamo ute kugira ngo tubihure uyu mwuka mubi uri mu bantu? Nta mwuka mubi uri mu bantu. Umvuze wese abona views, sibyo? Urabyemera? Ndabyemera. Okay. Ngira umuntu urakora ikiganiro ngo areke gushiraho ifoto yanjye. Umustar uza abantu maze kugaburira uko bangana. Ese umuntu mubi, umunyabyaha, ugenda umushira kuri tamoneri y'ikiganiro wakoze kandi ari umunyabyaha. Ariko impamvu mwifashisha ifoto yanjye nuko nyine muyomekaho ngo abantu baze barebe umustar. Ariko nanone ibi ntibizaramba. Kumvuga kwanjye rero ngiye bintera gukomera. Nta binshi intege. Ari umuntu uciriritse ugira intambara. Wari wabona umunyerondo wagiye kurinda porotayi ya general? Wari wabona idarapo ry'igihugu runaka barindishije inkoni? Umuntu uciriritse wese arwana intambara zingana nawe. Njye mfite amashuri 3 ya primaire, sinjya nyahisha. Ariko mbona n'abarangije za kaminuza mu mpagurukira. Bivuge rero ngo ndakomeye. Nzemera umuntu uzongera kurekura ikiganiro adashizeho ifoto yanjye. Bundi naraza mwari bandi. Umvuze ahita yapurayinga, siko kuri? Umvuze abona ibirayi, n'uwabuza y'inzu arayahiga. Rero kunsebya nababwira iki? Mwebwe nibijya bibahira. Courage. Dore rwose nyagasani. Umuhanga azongera kuri ikiganiro adashizeho ifoto yanjye. Kumanga Theogene ngo asabiye imbabazi ngo mu rusengero bunyana. Ese nk'ubu yo mukoze izo pranka, abakiriya banyu babakurikira bajya kubifungura bagasanga uwo mwashizeho nta urimo, mutekereza ko nagiye mumenya ko kuri iyi mihanda hari abantu basobanutse babazi ibyo mukora? Kumvuga no kumusebya rero ngewe nta mwanya mfite wo izina ryaje agenge nabibona. Urakoze cyane uti nta gihe nayibonera. Ariko se nibishaka akabazo k'amatsiko, iyo abantu bakuvuga bakakwamamaza, abakuvuga neza, abakuvuga nabi, abashyira amafoto yawe, turashaka tukubaza usobanura abantu ni iyihe nyungu wowe ubasha kubonamo ku bantu bakwamamaza gutyo? None se nyine wowe urebye nunguka iki? Kandi mu babikora nunguka iki? Wari turo wazanye mubisi wowe ntubamo. Mwanzaniye iki? Murancuruza nyine, murancuruza mukandiraho mugateza imbere imiryango yanyu. Nababwira iki? Ariko ubusitari burahendera, urushaho kugira ubusitari. Ndakomeye kuko jewe buriya abantu batanambona muri social media. Theogene ndakomeye. Muze guhura n'umuntu bangahe nabashumba bangahe muri uyu mujyi wa Kigali se bapfa kumpamagara ngo ninze mbwirize mu nsengero zabo uko bishakiye, kandi sinjya nca amafaranga. Ariko barabizi neza ko ibyo navuga bo ubwabo babivugira mu nsengero zabo, nuko abakirisitu babo hari icyo bavumbura. Icyo rero nicyo abashumba babo baba badashaka. Nese
haruherutse kumpamagara ngo ansengere ku bupasiteri nawe arabizi hano ku rwibutso rwa Gisozi. Njye naramubwiye ngo n'ubudiyakoni ntabwo naguha. Umuntu aratinyuka agafata isaha y'urushinge akarambika hasi ngo haleluya ngo amen, ngo murabona iyi saha ngo ye, ngo uko urushinge rwikaraga ngo niko Imana igiye kwikaraga ku bibazo byayo, ngo muzane ituro murambikeho. Njyewe se nuko wowe urabona wansengera uteye utyo urushinge iyibuye rishizemo ruhagara urafata ngo ukuru urushinge ngo mubona ngo rwihuta cyane cyane abagore. Buriya kwiba umugabo bigusaba imibare. Abagore rero iyo umubwiye ati urugo rwawe rwari rusenyutse none Imana yarwubatse zanito ako kanya zayo abagore mutinya gusenya. Oya ndabizi ni bibi birababatanga, ariko se ahantu zibigeze kujyana imodoka umugabo yava mu butumwa bw'amahoro ati nkereza konake yanjye aho narindi Darifuru ntago narindi kumwe. Umugore wawe yakoreye Imana yagize ihishurwa undi ati mpereza mpa niyo murakina ngo uko isaha ngo urushinge rwikaraga ngo niko ako niba babanza kubatwara ubwenge ntago mbizi. Hari umuntu jewe ushobora kwinjira ku gatute nkamubona mu rusengero ngahita nsohoka kandi nari nagiye gusenga. Kubera iki? Ibi turimo nibyo twari dukwiriye kuba dushira abantu, ariko tukabanza tukabyihaza tukumva ko ibyo bintu natwe tubifite. Navuze ko nta muntu uzanyambukiraho ngo ajye mu ijuru tewo ndimbuke. Mu gihe rero numva ibintu ari amafuti stop nzabihagarika. Amadini menshi muri iki gihe yuzuyemo guhangana, kwamamara. Deni nicyagiye ngo bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, biyemera, bangana badakundana babo. Si iki gihe se si byahanuwe se biri gusohora? Ahubwo ikimbabaje nuko no mu babihanuye biri kubasohoreraho niba bimenye. Je nigeze ntago njya muri commentaire z'amadini n'amatorero, ariko hari ikintu kimwe nabonye abantu ntibumve ko iri dini ryamamaje. Abantu banyumve neza, ntabwo jewe nanshinzwe kwamamaza, sinjya namamaza. Abantu mu nyumve, iyo mubona ADPR ipfuye urupfu kuri uru rwego mutekereza ko andi madini ameze nako kantu mvuze konyine. Iyo ubona ADPR itorero ry'umwuka we twemera twese ku isi, ntabwo ryamamaje, ariko ntekereza ko n'aba bagiye bashinga amadini barisohotsemo benshi baracyagendera ku mavuta bakuyeyo. Ntabwo mvuze ko ari ryo dini rikomeye ryemera rikomeye rifite Imana. Oya, imyumvire yanyu ntimuyizanemo guhangana. Iyo mubona itorero ADPR Pentecote yambara bote ibisarubeti ikajya mutobo nkumba ruhengeri gukora ingano, uyu munsi bakaba bageze ku rwego rwo guhamagara abakameramani nabo bagashiraho ibintu ngo ibitangaza bibereye muri ADPR. Byahoze se bitari ibyanyu? N'ubwa mbere ADPR ababereyemo ibitangaza. Iyo umuntu atinyuka agafata igisafuriya agatereka ku gatuta akarundamo impapuro z'abaturage z'abakristo ngo nibandike ibyifuzo arangiza akarasiramo ikiburiro aho kubisengera. None se mbabazi, uretse ubujiji n'ivangirwa umwuka wa antikristo uri kugenda uzimya umwuka w'Imana mbona bihanganye, ari nayo mpamvu muri kutucecekesha byaba na ngombwa mukagira naho mujya kutubika muturega amafuti. Ubukozi bw'ibibi buri mu itorero umuntu avuga akabizira. Uyu munsi turiho tuvugana, niba warwaye umutwe, umuntu warwaye umutwe, uyu mutwe duha ibinini bya paracetamol cyangwa action cyangwa biriya byo mu mazi, umutwe. Ikindi kizima wumva wakora warwaye umutwe ni iki? Umuhanga kimbwi
burya warwaye ikirenge kiri kukurya wakoresha akaboko, ariko iyo warwaye umutwe ingingo zose zirahagarara. Niba ADPR ari ryo torero twafataga nk'umutwe w'andi madini, iki ningivuga nagira undeba nabi, uyu munsi ikaba ifite virusi yo kuri uru rwego, ifite kanseri yo kuri uru rwego, aho abantu bafata isafuriya bagacanamo barangiza bakanabikamera. Ririya ryakagombye kuba ari ibanga ry'itorero, aho urabifasha ubishize public, ushize ku isi yose. Umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Iki ningivuga nacyo se kandi nabyo, umwuka w'amafaranga niwo urangije itorero. Umwuka w'icyubahiro niwo urangije itorero. Umwuka wo kwiyamamaza niwo ushenye itorero. Umuntu wese rero iyo ndebye, yaba mu mubiri yaba mu mwuka, ararwana urugamba rwo kumenyekanisha izina rye, kuvuga ati Yesu yabaye umusitari, ubu ninjye ukurikiye. Si ibyo ngibyo, hari ibindi wendaga kumbaza. tugaruke ku bigendanye n'amadini. Biravugwa n'ibishaka ko nawe uri mu bantu bashaka gushinga idini. Ni ibiki ushaka guhindura hano hanze? Nshingiye n'ibyo mbona, naranatinze kuko narihanganye, ndihangana jewe. Rero ubu ngubu aho kugira ngo naratinze, igisubizo kiravuga ngo naranatinze kurishinga. Ganiriza abaduteze amatwi ibintu wumva wahindura numara gushinga iryo dini cyangwa se iryo torero. Ni ibiki wumva uzahindura umaje guhaga hano hanze mu madini n'amacaci ugenda ubona? Ni ibiki uzahindura? Icyambere ni ukudasaka imirambo. Icyo nicyo cyambere naheraho. Umukristo wa bodaboda kuva ku wa mbere agatangira umwaka yambaye bodaboda, akawusoza yambaye bodaboda, uyu ntabwo namusaba icya 10 cyangwa amaturo, ahubwo mfite icyo namwigishora akajya gukora, akiga gukora, akajya azana ituro, ariko yamaze gufunguka mu mutwe gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mbona mfite n'uburenganzira butuma mfata ibintu. Nakajagari kari mu misengere y'iki gihe, harimo akavuyo, harimo ambotiyaje, harimo ivangirwa ryo ku rugero mpuzamahanga, aho wibaza niba ari umwuka, niba ari imyuka. Abantu batagaciro, bagata umwuka wera, bagapfa mu mwuka kugera ku rwego rwo kujya no kugura ibintu by'ibivuta biri aho byo kuhuhera abantu. Ibindi ndabicecetse, nzabihindura nabikoze. Bishatse kuvuga ngo ikibazo kijyanye n'ibyo ntabwo uri bugisubize kubera iki? Yaba indi topic Theogene, reka ngiye kumena amabanga y'iriba ry'abera, ugatuma bagushishura. mwahita mubikofera mugahita mubikora. Ariko nizere ko nanjye uzampa ubupasiteri. Kuva muri 98 ndabizi ko ibyo sezerano ndigira. Mwahagurutse nicaye, muhaguruka mbareba, ndebera ngo mbanze ndebe ibyanyu. Ariko nasanze ikosa rikomeye ni uguhaguruka Imana ikicaye, uraseba. Abantu babomoye amazu yabo ngo Herumoni Church, Theogene Ministries, Kabarondo Church, Chantal Horonation, kibaza abantu bari kwagura ubwami bw'Imana bafite iyi strategy. Ariko ejo bundi covid ije twarababonye, umusaruro mwaduhaye twarawubonye. None n'abari bagisigaye bagize ngo Imana iracyabahagazeho, aho kuvuga umuti umuyaga waraje utwara bamwe muri bene data, ntiwamenya n'aho insengero zabo zari ziri. Abakuyemo ibyumba babisubijemo, barongera basubizamo ibibambasi, harimo abapangayi kandi baje badukandagira. Usuwa ndiwe turacyakomeje ikiganiro cyacu kuba duteze amatwi. Imana ibaho mu gihe mwakomeje kudukurikira
tugana ku musozo ariko reka mbaze n'ibishaka Theogene, iyo turebye abantu hanze ahangaha mu mazina bitwa, hari abaprofete, hari ba bishopu, ariko hari akazina karimo kwaduka ubwo kari ngo papa profete runaka, papa runaka, gagire kwa ni mazina nibishaka umuntu ukorana n'Imana kandi ugishijwe ryinshi, kakira ka papa runaka wagasobanura gute? Narababwiye ngo amatitire mwazanye hari n'ibiteye asiki. Ibyo se bisobanura iki nyine? Wowe nkawe bisobanura iki? Izina ry'Imana nta yandi mazina yemerewe kugereka hejuru. Izina rero ry'umukozi w'Imana nta yandi mazina aba agomba komekaho. Niba ari profete nibishaka Theogene, papa profete nibishaka Theogene, ibyo ni ibintu by'imirengwe n'imiteto n'imyirato n'ubwibone biraho ngaho. Ibyo sura bimbaza ngo bimarira iki? Nta kintu bimaze. Niba ari papa Mugisha profete pasti, ibyo si byo. Byose bisobanura iki? Izina ry'umukozi w'Imana uko nguko Imana iriguhaye rigomba kuba ari ryo ngiryo. Profete Joshua, papa profete Joshua koma, urumva ni ibintu by'umurengwe, kwamamaza deni no gushonyagiza no gutetesha ibintu bitafite 12. Niba ari Revera Pastor nibishaka Theogene, bitwaye iki? Ibindi bya papa se ni biki? Papa sanywera he? Papa rira he? Utwo dusrono, utwo tuntu, wo ni umwuka w'ubwibone. Niba ntarize nyine nge ndabyemera, niba ari ubuturage it's okay, nge ndabyemera, ariko nta shingira ibyo bifite, nta nicyo binamaze. Murakoze. Hari abantu hanze ahangaho twataye tubivuga bashinze amatorero n'amadini cyangwa se ama churches, Ururembo TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.